kuri uyu munsi wo kuwa gatatu tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023 nongeye kugaruka nsuhuza abapayonazi muri rusange. Nongeye kugaruka babwira yuko twagarutse mu mushinga wacu wa Pi Network, aho tugiye kuganira kuri update ebyiri bona zigiye gutuma abapayona benshi cyane batakaza Pi zabo. Ba pioneers update tugiye kuganiraho ni update ya mbere ivuga ngo dusigaje umunsi umwe n'amasaha 19 ya deadline y'uku kwezi kwa kabiri kugira ngo abantu benshi cyane batakaze Pi zabo. Turaza kugaruka tureba kuri update, tureba uko tugiye gutakaza Pi zacu. Hanyuma update ya kabiri iraza kugaruka ivuga ku itangazo Fanicheng Duo yaduhaye kuri X, aho yatubwiye yuko tugiye kwitegura ku itariki 14 ibibazo bikurikira. My friend, aho uherereye hose izi tariki urumva yuko zirakomeye ku muntu wese umayininga Pi. Iyi update wumve yuko itareba wowe ufite ikibazo cy'uko utarabona KYC, ntabwo ireba umuntu ari muri tentative, nta n'ubwo ireba umuntu utarapasinga KYC. Irareba abapayonazi muri rusange, irareba umupayona wese umayininga Pi Network. Yes, reka rero tubanze duhe ikaze, tunibwirane, tunasuhuzanye mbere y'uko dutangira ikiganiro. Ngiye muri kumva kuri mikoro ni Felix, hano yo ni Pi Mining ibagezaho kino kiganiro. Bahaye ikaze muri rusange aho muherereye hose, bifurije umunsi mwiza ndetse mbifurije no kuzagira amahirwe yo muri uyu mushinga wacu wa Pi Network. Reka rero duhe ikaze abantu bashyashya kuri uyu muyoboro, tubabwira ngo ikiganiro kinyura kuri Pi Mining TV ni ntagereranywa. Iki kiganiro kiba kizanye amakuru meza cyane azatuma nawe ugera kuri open mainnet. Hanyuma rero igihe cyose ugezeho ugasanga ikiganiro cya Pi Network gihura na update wari ukeneye, urakanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo nawe igihe cyose amakuru anyuze kuri Pi Mining TV nawe ajya kugereraho igihe. Nitwarangiza rero tudashimiye abantu mwakoze subscribe. Abantu mwakoze subscribe ni inkunga ikomeye mukomeje gutera uyu muyoboro wa Pi Mining TV. Muba muhaye imbaraga Felix kugira ngo akomeze agerageze gushaka amakuru, kuko afite abantu benshi cyane ahereza amakuru atandukanye. Mujye mugerageza uko mushoboye, mukande like, musharinge kino kiganiro kugira ngo munyereke yuko mushyigikiye uyu muyoboro wa Pi Mining TV. Bahaye ikaze rero muri rusange, reka dutangire ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Ikiganiro cyacu rero katugitangirire kuri iyi update dufite y'ukwezi kwa kabiri. Update y'ukwezi kwa kabiri dusigajemo umunsi umwe n'amasaha 19. My friend, uyu munsi usigaye n'aya masaha nibirangira, murabizi yuko batubwiye yuko tuzarosinga some Pi. Hari Pi tuzagenda dutakaza. Izi Pi rero tuzatakaza n'izi. Hari abantu benshi cyane bagiye bambaza ngo ese iriya deadline nirangira Pi twamayininze zose tuzazibura. Ahangaha ntago ariko bimeze. Icyo usabwa ni ugukurikira. Hano baratubwiye ngo if your referral and security team member doesn't finish the main checklist by the grace period deadline, you will lose some bonus fee contributed to their contribution. Yes, hano bishatse kuvuga iki? Batubwiye ngo niba ufite umurifero
cyangwa ukaba ufite umuntu uri muri security cycle akaba yatararangiza mainnet checklist, akaba afite ikibazo cyo muri mainnet checklist, my friend, aratakaza bonasi zawe. Bonasi wamumayininzeho cyangwa wamukuyeho utazitakaza. Aha bivuze yuko rero nimba wenda ufite abantu nk'icumi watumiye, ukaba ufite abantu babiri batarangije nibura zino mainnet checklist, izo payi zabo nizo uzatakaza. Aha rero nk'aba payona ndatekereza yuko iyi deadline imazemo iminsi myinshi cyane, aho yari ifite iminsi 28. Abantu mwese rero ndahamya yuko mwagiye mukemura ibibazo mufite, nta muntu uzatakaza payi. Nunayitakaza nibura uzatakaze payi za wa muntu wavuye mu mushinga udatimayininga. Yes, abandi bantu rero bafite ibibazo ni wa muntu urimo ubona imibare yiwe irimo itera, ukabona iriya mibare igicanye ririya bara, umenye yuko wowe rwose uri muri risike yo crossinga payi. Yes, iyi update rero ntawe twayivugaho byinshi cyane, kuko nawe niwinjira muri ya dashboard mayiningiraho ukagenda ukajya hariya haba hari abarifero, urasanga dufitemo umunsi umwe n'amasaha 9. Ku muntu uri buze kugenda uraza kugenda usanga amasaha agabanuka, ariko dufite umunsi umwe n'amasaha runaka bitewe n'igihe uza kwinjiriramo ukareba. Aha rero my friend, mugerageze uko mushoboye. Hanyuma reka twihute tujye kureba noneho itangazo twahawe n'umwe mu bagize umushinga wa Pi Network ariwe Ching Dio Fanny. Itangazo yaduhaye yo ku itariki 14. Turihuta cyane turebe uko rivuga. Yes, hanyuma reka tujye kuri X turebe ngo itangazo riherereye hehe. Okay, nitujya kuri X, kuri X turategeza akanya gato kugira ngo twinjire muri X maze turebe itangazo yaduhaye. Okay, itangazo rero ngiri hano ni itangazo twahawe na Dr. Ching Dio Fanny agira ati, once again I remind you weary pioneers, take care of the P and coin well again from the hungry war attack. The larger wave shock will arrive on March 14, 2025. My friend, urumva yuko turacyafite ibibazo bikomeye cyane. Iri tangazo rero abantu benshi cyane ndabizi yuko mutaba mwumva ururimi rw'icyongereza. Nagerageje uko nshoboye kugira ngo namwe mubashe kwisanga muri iri tangazo, mubashe kumenya ubusobanuro bw'iri tangazo n'icyo Ching Dio Fanny yadutangarije muri iri tangazo. Icyo musabwa rero mukomeze mukurikira amakuru nimwikutisha. Aho ugira ikibazo wandike muri comment, dusabe ubufasha, twemereye kubafasha 100% igihe tugiye kumwe namwe. Ching Dio rero uyu munsi yadutangarije itangazo agira ati, atangiye avuga ngo uyu muntu witwa Ching Dio Fanny ari kuburira abanyamuryango ba Pi Network agira ati, arasaba kwitonda no kurinda payi zabo kugira ngo itibasirwa n'igitero cy'inyamaswa nini ishaka kumira utunyamaswa dutoya. Sorry. Murumva uko yatangiye atubwira ngo abapayona murasaba kwirinda no kurinda payi zanyu kugira ngo zitinyabasirwa n'inyamaswa nini ziza kumira utunyamaswa dutoya. Ndatekereza yuko umuntu uzi Ikinyarwanda arabasha kumva iyi mvugo yavuzwe muri rino jambo. Ese izo nyamaswa nini zije kwibasira utunyamaswa dutoya uko ari izihe? Ese kubera iki yavuze rino jambo?
reka dusesengure twitonze maze tubashe guhuza rino jambo n'icyashatswe kuvugwa muri iyi minsi. Aha rero wowe mupayonazi, murabizi yuko aka kanya turi mu gihe cya open network. Ahangaha wowe wemerewe gukoresha payi uko ubishaka, ariko dore imbogamizi ufite aka kanya. Ese kubera iki hari umuntu urimo ugura payi kandi urabizi yuko arayigura ku giciro kiri hasi cyane, kandi payi mu minsi mikeya ari myinshi uraza gusanga payi yazamutse paka igeze ku giciro abapayona basabye. Ese payonazi aho uherereye hose, ko twatangarijwe ibintu bitandukanye, wigeze wumva hari igiciro cya payi gitangazwa? Ahangaha ku giciro cya payi batubwiye yuko uko abapayonazi, abanyamuryango ba payi ari benshi, ndetse n'uburyo barimo bakoresha payi bayigurisha banayigura, nibyo birimo bituma payi izamuka ku bwinshi. Baduhaye urugero rwa Bitcoin yatangiriye mu madolari 0.008, wakanya igeze mu madolari 100,000. Aha rero niba uzi neza yuko payi irimo itangira kuri 0.3 hagati y'amadolari 2 na 0.3, kandi ikaba ifite abanyamuryango barenga miliyoni 60. Ukaba ujya ku isoko kuri blockchain ugasanga harimo amatiriyari menshi cyane ya payi zirimo zikora exchange. Wowe aha kandi urimo uratanga payi yawe utizigamiye koko utekereza iki? Aha rero Chingedi yadutangarije avuga ngo ibifi binini, yabivuze mu buryo bw'ifi ko niyo ifoto yakweretse muri ariya makuru. Natubwiye ko ibifi binini birimo bimira udufi dutoya. Ibyo bifi binini rero ni byande cyangwa ni ibihe? Ni abantu baza bakaguhenderesha udufaranga dukeya ukabahereza payi yawe. Murabizi ko aka kanya abanyafurika ni twebwe turimo dugurisha payi. Buriya nucunga cyane urasanga abantu bo muri Afurika aribo barimo batanga payi zabo, ariko bariya abantu bamaze kumenya ibintu bya cryptocurrency. Wibuke yuko nta muntu n'umwe ushobora gutanga payi yiwe kuri iki giciro n'umwe abantu. Aha rero niho yagarutse avuga ngo iyi nyamaswa nini ziraza kumira utunyamaswa dutoya. Utwo tunyamaswa dutoya rero ni mwebwe murimo mutanga payi zanyu babashukisha turiya dufaranga dukeya cyane. Yakomeje iradutangariza itangazo rikomeye cyane. Yatangaje iri tangazo agira ati ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu hari update izaba ihari. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu hari update ihari tugiye kwitegura. Iyi update mu by'ukuri ntabwo irajya ku mugaragaro, ariko mu itangazo ryashize batangiye bavuga ngo abantu barimo batanga payi zabo ku giciro kitagenwe na payi network bafite ibibazo byo kuzarosinga payi mu buryo batari biteguye. Hano rero Chingedi nawe yabigarutse avuga ngo yatangaje ko ibihe bikomeye, yatangaje ibihe bikomeye wave shock bizabaho ku itariki 14 Werurwe umwaka w'2025. Ese kuki yabyise ibihe bikomeye? Aha rero kuri izi tariki niba ari ibihe bikomeye, hari abantu bazagumana payi my friend, hari abantu bazaba abanyamuryango ba payi nyirizina, hari n'abandi bazari mu mpinga directly payi zabo bakazibura, akawuti bakayibura,
bitewe n'amakosa bagiye bakorera umushinga wa Pi Network. Aha rero niba dufite iriya deadline y'umunsi n'amasaha, wongeyeho iminsi 14 ya kuriya kwezi kwa gatatu, noneho abazaba bagifite ibibazo muri iyo account yabo bakaba removinga directly nta namba basigaranye. Aha rero yakomeje agira ati yakoresheje amazina atandukanye, yakoresheje amazina y'abantu cyangwa y'imiryango ifitanye ayihuriye na Pi Network nka Binance, Elon Musk, Pico Team n'abandi. Kuki yakoresheje imiryango rero? Muribuka yuko Binance ni umufatanyabikorwa wa Pi Network. Elon Musk ni hafi yabo, ahubwo ni nkaho nawe ari muri Core Team, afiyamo na Core Team ndetse n'abandi benshi cyane. Kuki yakoresheje rero imiryango? Ahangaha wibuke yuko hari abantu benshi cyane bafata exchange nka exchange ya Binance. Murabizi yuko nubwo itaralistinga ngo itangire kuvunja Pi, ariko iri mu muryango wa Pi Network uri hafi yabo. Wakwibaza ati ni ukubera iki itanalistinze? Ni ukubera iki Elon Musk ari inshuti ya hafi n'uyu muryango wa Pi Network? Ni ukubera iki Core Team? Reka tuye kuvuga byinshi cyane kuri uyu munsi, reka dutegereze uyu munsi turebe update ihari, kuko ndahamya yuko iyi update izaba ihari kuri uyu munsi. My friend, n'imvugo yabivuzemo irakomeye cyane, hazabaho ibihe bikomeye. Ibyo bihe bikomeye rero ndagira ngo mubyitondere nk'abapayoni, icyo gihe kitazaguhitana. Muri make rero ubu ni ubutumwa bushishikariza abantu, abapayona, kuba maso, gutegura icyo gihe cy'itariki yavuzwe hano. Ubu ni ubutumwa bukomeye bwo gutangira kwitegura itariki, my friend. Nawe uzi neza yuko ufite iki kibazo ukaba wikeka, gerageza uko ushoboye nawe urwane n'iyi ntambara, utazahitanwa n'uyu muraba, n'iyi ntambara ikomeye yo ku itariki 14. Ndabashimiye rero mwebwe mwakomeje gukurikira umuyoboro wa Pi Mining TV, babwira ngo uramenye ntuzabe muri aba bantu bazahitanwa n'iyi update. Nta muntu n'umwe nifuza ko akurikiye Pi Mining TV azajyanwa atarangije umushinga cyangwa agere ku musaruro yavunikiye mu myaka 3 yose yamaze amayininga Pi. Ndabashimiye, bye bye, hure muri video ikurikiyeho.